Ndabasuhuje kandi mbaramutsa mwese aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino, mwese abakunda Hand of God, abahisemo kujya mubana na Hand of God mu biganiro tugenda dukora byinshi bigiye bitandukanye kabisa kabisa. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuki Hand of God, bayisilamu ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bari hirya no hino. Nimwigire hino kabisa kabisa. Reba iyi video kugeza irangiye, turebere hamwe mu bimwe mu biranga iyi rayidi, bimwe mu biranga uyu munsi wa Islam. Ese ni iki biwuranga? Muhammad ni muntu ki? Muhammad yavukiye i Mecca mu gihugu cya Arabiya. Muri Arabiya ubwo niho yavukiye, mu Barabu birumvikana. Uwo Muhammad rero yavutse ahagana mu mwaka wa 570. Yari imfubyi. Ibyo ni ibya mbere wabasha kumenya kuri Muhammad uyu nguyu akaba ari intumwa y'Imana, Imana imuha imigisha kabisa. Uwo nguwo akaba ari intumwa y'Imana, niko afatwa muri Islam. Yari imfubyi akiri muto, ariko uwo Muhammad akurira mu muryango wamwigishije indangagaciro zo kuba inyangamugayo. Muhammad kabisa ntabwo waba intumwa y'Imana utari inyangamugayo. Mu bijyanye n'ubuzima bwe rero, akimara gukura Muhammad yari azwiho kuba umuntu w'inyangamugayo. Bamwitaga Ali Amin, niko bamwitaga bitewe n'ukuntu yari inyangamugayo, bisobanura uwizerwa cyangwa se umuntu ukwiye kwizerwa bitewe n'ibikorwa bye. Nuko nguko bamwitaga bitewe n'ibikorwa bye. Ali Amin niko bamwitaga, bisobanura uwizerwa. Yakoraga ubucuruzi kandi aza gushyingiranwa na Khadija, umugore wamushyigikiye cyane. Umugore yaramushyigiraga cyane kabisa kabisa. Ibijyanye n'ubuhanuzi, uyu Muhammad afite imyaka igera kuri 40. Muhammad yakiriye ubutumwa bwa mbere bw'Imana. Imana nibwo yamuhaye ubutumwa bwa mbere ku myaka 40, abunyujijweho na marayika Jibril. Marayika Jibril niwe wazanye ubutumwa bw'Imana abugeza kuri Muhammad. Aho niho yatangiye kwamamaza idini rya Isilamu, yigisha ko hari Imana imwe rukumbi. Uwo ni Muhammad kabisa, atangira umurimo w'ivugabutumwa n'ubuhanuzi, yigisha ko hariho umunsi umwe w'Imana kandi hariho Imana imwe rukumbi. Ibibazo yahuye nabyo mu ntangiriro, abantu benshi b'i Mecca baramurwanyije, byatumye yimukira i Medina. Urumva yimutse ava i Mecca bitewe no kumurwanya, yimukira ahitwa i Medina mu gikorwa cyitwa Hijira, cyabaye mu mwaka wa 622. Nibwo Muhammad yaje kuba yimuka. Gukwira kwa Isilamu yagiye ikwira ite? Ari i Medina, Muhammad yashoboye kubaka umuryango w'Abayisilamu. Nyuma Isilamu yakomeje gukwira mu bice byinshi bya Arabiya. Ubwo Arabiya niho yari aherereye, mu gace ka i Medina niho yari amaze kwimukira. Urupfu rwe rero, Muhammad yapfuye ate? Abenshi bagenda bakwirakwiza ibihuha bitari byo. Dore uko yapfuye rero Muhammad. Urupfu rwe, Muhammad yapfuye mu mwaka wa 632. I Medina niho yapfiriye, ariko inyigisho ze zakomeje gukwirakwira ku isi hose. Bivuze ngo nubwo yapfuye, ariko inyigisho ze zakomeje gukwira hirya no hino ku isi hose. Uwo nguwo rero ni Muhammad. Ikindi wamenya, Muhammad afatwa nk'umuhanuzi wa nyuma mu idini rya Isilamu. Niwe ntumwa ya nyuma, niwe muhanuzi wa nyuma, kandi ubuzima bwe ni urugero rwiza ku Bayisilamu mu mibereho yabo ya buri munsi. Ni urugero rwiza kabisa, ni umuntu wafatiraho icyitegererezo. Wamugereranya, bo bamufata nk'uko abakristo bafata Yesu, niko bafata Muhammad. Abo ni Abayisilamu. Ibyo rero akaba ari bimwe waba umenye kuri uyu mugabo Muhammad kabisa. Ni bimwe waba umumenyeho bimuranga. Reka turebere hamwe bimwe mu bikorwa bikunda gukorwa kuri uyu munsi wa Islam. Reka turebe biba byifashije bite. Umunsi w'ibyishimo n'ubumwe, uwo ni umunsi w'irayidi ariwo turi kuganaho. Harabura amasaha make rwose ngo utangire. Mu bice bitandukanye by'isi, Abayisilamu barahaguruka mu gitondo cyihariye.
ni umunsi ni umunsi mukuru uzwi nka Eid al-Fitr. Ni umunsi w'irayidi mu kinyarwanda ni irayidi birumvikana. Umunsi usoza ukwezi gutagatifu kwa Ramadani. Ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'ibyishimo kabisa, ubumwe n'ishimwe ku Mana. Ni umunsi rero wa Isilamu, ni uko bemeza. Igisibo cya Ramadani, mu gice cya Ramadani, mu gihe cya Ramadani abayisilamu biyiriza kuva izuba rirashe kugeza rirenga. Ubwo ni ukugeza saa kumi n'ebyiri, kugeza rirenga kabisa. Icyo gihe kiba ari igice cyo kwegera Imana, gusenga cyane no gufasha abandi. Ramadani itwigisha kwihangana, kugirira abandi impuhwe no kwiyegereza Imana. Eid ni ukwezi itangazwa iyo ukwezi gushya kubonetse. Ubwo ni Eid, ni nk'umunsi habonetse kwa kwezi nyine baba bategereje. Iyo ni inkuru y'akanyamuneza ku miryango yose y'abayisilamu kabisa. Iyo uko kwezi kubonetse iba ari inkuru y'akanyamuneza ku miryango itandukanye y'abayisilamu. Ku munsi wa Eid abantu bambara imyenda mishya. Umunsi wa Eid ntumva bari kuwugereranya n'iyi Eid twavugaga mu kanya gato gashize. Baragira bati abantu bambara imyenda mishya bagahurira mu isengesho rusange. Ni igihe cyo gusabana no gusabirana imbabazi. Uwo munsi urumva ko ari umunsi ukomeye cyane. Abana bahabwa impano, imiryango igasangira amafunguro yihariye. Ni umunsi wo gusangira ibyishimo. Ni umunsi wo gusangira ibyishimo kabisa. Mbere ya Eid cyangwa se Eid hatangwa impano ku batishoboye. Ubwo ni abantu badafite ubushobozi nyine birumvikana, ku batishoboye, izwi nka zakati al-Fitr. Izo ni impano zigenda zitangwa zizwi nka zakati al-Fitr. Abasilamu barabyumva neza cyane kundusha, kugira ngo buri wese yishime kuri uwo munsi. Kabisa. Eid al-Fitr si umunsi wo kwizihiza gusa, ahubwo ni isomo ry'urukundo, imbabazi n'ubumwe. Ni umunsi uhuza imitima n'imiryango, ugasiga isomo rizahoraho. Umunsi rero urumva ko ari umunsi mwiza cyane w'agaciro. Ni umunsi mwiza cyane w'agaciro rero. Nanakubwira ngo iyi ni Hand of God, uba ukomeje kugenda utega amatwi 5/5 kabisa. Mukomeze mukande like, subscribe, comment, dukomeze kugenda tubona ibindi biganiro bigiye bitandukanye, maze ngewe nkomeze kugenda mbabwira nti turimo turagenda dusoza kabisa, tugana ku musozo. Mwe mwakomeje kugenda mudukurikira, dukomeza kugenda tubashimira, tuvuga uti Imana ibaha imigisha. Turimo dushaka kuzuza 7,000 by'abasubscribers. Mukore subscribe rwose, birakenewe. Imana nayo irakomeza kugenda idufasha, turebe ko byagenda neza. Ciao.